hano nubwo isanzwe nagari ingi isanzwe ndagiye kuyigura nateze indege umbodore kasi nanuga ningi isanzwe numve ko nayiguriye inaha ubwo urubwira ziramwe nimukiranye ureke imana kugira neza bifini iratimana burabesha umuzimu. A few moments later. Ega mbora wambaye impeta buri munsi byo bivuze ngo warashatse. Ayavebye ibintu buvuze birago naga ari byiza kwibuka kucyo usuyibagirwa ubundi. Ntabwo nyine nikomeze ndarelijike nari nabirabi. Dareje. Ndabeshye. Ndarelijike nabirabi. Yego. Rijike. Biri seriye pe. Yego. Ntabwo nukuri nimukajye munyandikira ngo vese njyabira muri comment ndasoma comment paka zirangiye zose. Baba bavuga batambara impeta mbara impeta. Uyu Vestina mbere yuko yandika rwa rwandiko rurerure mwabonye haro yabanje gukora ikiganiro mbere gato yuko we na murumuna we bajya muri Canada kuririmba yo gukora igitaramo. Vestina abanza kuza kuri kamera nyuma y'iyi video mberetse amaje kuvuga ko urugo n'iki yerekana impeta ubukwe bukaba ubukwe bumaje kuba nyuma yaraza aravuga ati urugo rwanjye rumeze neza. Hanyuma nyuma yaho aza guca amarenga abwira murumuna we ati nuramuka ushatse ukiri umwana nzagukubita. Abantu benshi iyi mvugo barikanze bayumvishe ababyeyi amabere yikora tonsa bati se noneho bigenze gute ese Vestina byaba bigenze gute mu rugo ese urugo rwa rwatangiye kumugora kubera iki yumva yuko murumuna batashaka akiri muto kandi nawe yarashatse akiri muto se hari icyo yarikanze ageze mu rugo. Bamwe bati ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo naryo ati buriya amaje kubona ko hari ibintu bigoye cyangwa se bimuruhije mu rugo. Bidateye kabiri iyi mvugo amaje kuyikoresha baba barateze bajya muri Canada kuririmba aho abantu benshi bakomeje kwibaza bati kubera iki Vestina atacyambara impeta, kubera iki Vestina atagishyiramo impeta, kubera iki Vestina tutakimubona impeta, byagenze gute? Abantu yakomeje kujya abizimangatanya akomeza kujya abica hejuru kageza akabidefanda kageza akavuga yuko agira religion ku mpeta ariyo mpamvu yayikuyemo. Ariko igihe kiragera abona ibyo gufata ku munwa biranze ararekura arareka ijwi rijya hanze arasakuza induru arareka irasakuza kugira ngo aruhuke umutima. Nibwo mwabonaga ashyiraho poste ndende rwose iriho amagambo avuga ko ngo ubuzima bayeho butameze neza ariko nyamara ngo niyongera kugira amahitamo yo guhitamo bazashakana ngo azabanza yitonde cyane ngo kubera yuko ngo bamushutse ngo arambiwe no guhora acukwa n'ibindi bisa nk'ibyo. Iriya poste mwarayibonye ku buryo byabaye nasaga nini cyane. Abantu benshi bakibaza bati ese ni Vestina wayanditse cyangwa bamuhakinze, abandi bati ntabwo twabyemera yuko ari Vestina wanditse aya magambo. Mukuri usibye iriya poste yonyine Vestina yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram nta rindi jambo yengeye kuvuga, nta rindi jambo yakuye mu kanwa ke, nta n'ikindi kimenyetso yongeye gushyira ahagaragara ku bakunzi be. Kuri ubu rero abantu barimo baribaza bati ese Vestina amakuru ye nayahe, ese bimeze gute, ese bigenze gute? Ku bantu rero bagize urujijo kuri iriya poste muribuka yuko nyuma hari indi account yo kuri Twitter cyangwa se kuri X yamwitiriye inyuma ziriya poste yuko atariye ariko mukuri iriya poste yariye niwe wari wiyandikiye ariya magambo. Ahubwo mwibuke yuko na manager we babimubajijeho avuga yuko iriya post cyangwa se ariya magambo ari nyirubwite wayipostingiye arekeraho agarukiraho ngaho ntiyakongera kugira ibindi bintu yongeraho. Kuva ubwo rero nitwongeye guca iryera Vestina, nitwongeye kumubona, nitwongeye kubona avuga, nitwongeye kubona akora ikiganiro, nitwongeye no kumubona mu ma event yariyo yose aho award bagombaga kwakira we nka groupe ye na murumuna we yagiye kwakirwa na murumuna we gusa ndetse na manager wabo Emirene. Abantu bakomeza bibaza bati ese Vestina ameze neza, ese amakuru ye nayahe, ese byahereye. Nyuma yaho rero hari poste yindi yaje gushyirwa ku rukuta
rwa akaunti yanditseho ngo ni Vestina na Uwedraogo, Vestina and Uwedraogo family, aho umuntu yafashe ifoto y'umugabo wa Vestina ayipostinga kuri Instagram, arangije yandikaho amagambo meza aho yagize ati nishimiye kuri mu buzima bwanjye, ndi umunyamahirwe kuba ngufite, n'andi magambo menshi mwabonye. Iyi post rero nayo ikimara kujyaho, abantu baravuze bati abantu biruhutse imitima, abandi bashimira Imana, abandi bati nukuri Imana ishimwe kukuba Vestina yongeye kuturema agatima akatwereka yuko urugo rwe rumeze neza nta kibazo. Ntabwo rero byatinze kabiri, Vestina ahita anyomoza aya makuru avuga yuko atari we wapostinze ibi bintu, aho yahise aca ku rukuta rwe rwa Instagram yandikaho ko abwira abantu uti nyamara musigeho, nyamara murekeraho, musigeho gukomeza gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, ati ubuzima bw'ibyo ndi gucamo mureke kubiprofitiramo ngo mugendere mu kavuyo muyobya abantu banjye. Ni ukuvuga ngo nayo magambo gusa yakoresheje, yirinda kugira irindi jambo avuga ryo kuba yavuga ko nimba koko urugo rwe rumeze neza cyangwa rutameze neza, yagarukeho gusa. Bisobanura ngo kuba yaranyomoje ayo makuru bivuze yuko umubano we n'umugabo we utarongera kumera neza, aho abantu benshi babonye ayo magambo yanditse anyomoza iyo post, abantu barongera barababara, abantu barongera bashenguka imitima, kugeza n'ubu amaso yaheze mu kirere, aho abantu benshi bari kwibaza bati ese Vestina ameze ate? Vestina ameze neza? Ese Vestina ari hehe? Ese amakuru ya Vestina? Uyu Vestina abantu mwese mwamugizeho kumwibeshyaho, aho abantu bakomeje kwibaza bati uyu mwana se ugiye kubaka urugo, ese ubu bizagenda gute, ese bizagira gute? Nyamara uyu mwana bisa nkaho mu kigeragezo cyangwa se mu kibazo yagize arimo abyitwaramo neza cyane. Ikiriho cyo we ari kwanga abantu bamubeshyera, ndetse bamubeshyera mu izina rye, banaza kugaragaza banabeshya abantu be, kubera ko Vestina ni umukristo ntabwo yabeshya, ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana ntabwo yabeshya. Ni nayo mpamvu yanze kugomeza kubaho mu buzima bw'ikinyoma, aravuga ati jyewe kugira ngo ngomeze kubeshya abantu ko nishimye, nyamara nishimye reka mbyivugire, ariko ngarukiraho singira ibindi bisobanuro byinshi mbabwira, kandi koko nta nubwo nabitugomba. Ntabwo ibisobanuro byo kutubwira ko koko urugo rwe byatewe n'iki bra bra bra, urabizi ko ku mbuga nkoranyambaga iyo akantu nk'ako kagaragaye buri wese yitazana impamvu ye atekereje cyangwa se yifuriza uwo ari kuvugaho akaba ari byo atangaza. Ku mbuga nkoranyambaga rero hagiye hagaragara impamvu nyinshi z'isenyuka rw'urugo rwa Vestina, aho bamwe bagiye bavuga bashingiye kuri iyo post yari yishyiriyeho, bavuga igaragara ko asa nkaho atakiri kumwe n'umugabo we, asa nkaho ubuzima bw'urugo byamunaniye. Abantu benshi rero bagiye bashingira kuri iyo post, aho bagiye bashaka impamvu y'isenyuka ry'urugo rwe cyangwa se yo kuba umubano we n'umugabo we utameze neza. Bamwe bagashingira bati umugabo we yamucaga inyuma. Hari aho nabonye batanga ibiganiro bakora n'amalive bavuga yuko ngo umugabo we ngo hari ukuntu ngo hariya Kabeza ngo ajya amuca inyuma, ngo umwana rero akaba yarabimenye akababara. Abandi bati nta Vestina ashobora kuba ibintu binagayitse cyane, numva ntanatinyuka no gutungutsa no kuvuga n'ururimi rwanjye, aho abagendaga bagaragaza yuko ngo ashobora kuba ngo yanabyaye ngo akabyara umwana utari umugabo we. Abantu mukunda gushakira kuyobereza uburari muri ibi bintu, ariko nyamara si byiza. Kuba umuntu afitanye ikibazo n'umuntu cyangwa se kuba umuntu yagiranye ikibazo n'umuntu ntabwo bita bibuha uburenganzira bwo kumwambura umwana we cyangwa se kumusebera. Icyo ni ikintu cy'igisebo uba ushyize ku muntu, kandi kibatse kizamuhiga ubuzima bwe bwose. Yenda ushobora kuvuga ibindi bintu, ushobora kuza rwose ugatwikira mu bindi bintu, ariko amakuru nk'ayo ngayo ari sensitive, abazagira impact cyangwa se akagira ingaruka no kuri uwo mwana uzavuka, uba ugomba kuyagendera kure rwose ukazibukira. Kandi abantu bayavuga baba bazi neza yuko bayavuze babeshya bahimba,
ukahimba amakuru nk'ayo ngayo bizi neza ko ari amakuru ari sensitive ku buzima ndetse no ku mibanire y'umuntu ndetse no kuri uwo nguri kuvugaho uzabaho mu hazaza. Uriya mwana muba mumukomerekeje abazakura akareba amakuru nk'ayo ngayo agatangira kujya muri doubt cyangwa se kwibaza ese koko ibyo bantu bavugaga n'ukuri. Njyewe na mama na data ntabwo ndi umwana wabo, mama hari ukuntu yashigurutse ku ruhande nyine bashingiye kuri bya bikuru muba mwatangajwe, ugasanga umwana mumushyize mu rujijo, mumushyize muri confusion. Si byiza ibintu biba bifite ahantu bihuriye n'undi muntu cyangwa se bifite amakuru nk'ayo ngabo bafite aho ahuriye n'ubuzima bwa muntu buri sensitive, mujye muyirinda rwose. Vestina rero mwagiye mubona hari abakozi bagiye baza bakavuga yuko ngo ari abakozi babo bo mu rugo, ngo umugabo we ngo yarabasambanyaga. Jesus, umugabo we ngo yarabasambanyaga, ngo yamufataga ku ngufu. Umuntu akishyura umwana wo mu rugo utazi n'ibya social media, utazi iyo bivana, atazi n'ibintu agiye kuvuga ingaruka bizagira, akaza akicara akemeza yuko ngo ari umukozi wa Vestina, ngo yahakoraga, ngo ibyo bintu ngo bizi neza ngo byamubayeho. Ibaze vrema hari ibintu mbona biba bitakiri ugucuruza nk'uko mubyita, biba bitakiri no gutwika nk'uko mubyita, biba byahindutsemo ubugome. Icyo gihe uba ubukoze ubugome, kuba kwishyura umuntu bayita ngo nazavuga amakuru nk'ayo ngayo ya fake yo kubeshyera umuntu, n'ubugwari ndetse n'ubugome. Yenda ushobora gutangaza amakuru atariyo, hari nk'umuntu wakuyobeje akaguha ayo makuru, nabwo ushobora kuyatangaza utayahagaze, utayemeza, uvuga ati ko bivugwa. Ibyo biba byitwa rumazi. N'ubu uzabyumva hazaza abazavuga ati uyu ninjajwe yavugaga ibivugwa nyine ko wumva sari ibyavugwaga wumva ari ukuri, ukabitangaza utyo. Ariko kuza wemeza ati ndabyemeza njyewe mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri, ruriya rugo narubayemo, umugabo we yakoraga ibi na biriya, kubera ibihumbi 10 na 20 bakwishyuye. Ese bajya mumenya yuko biriya bintu bishobora kugira ingaruka no ku buzima bwanyu? Ukisanga no n'amageragere rwose kubera gusebya umuntu muri ubwo buryo. Ibyo bintu rero twarabibonye, abantu bakomeza hari abantu rero bakigendera mu rujijo, batazi ukuri kw'ibintu uko bimeze. Ukuri rero ni uku nguku. Iriya poste ya mbere Vestina agaragaza yuko ngo yagize ngo amahitamo mabi, ngo ko ngo ubuzima bwe ngo abayeho nabi, ngo ko atameze neza, ngo utanajya guhitamo bazabana ngo azashishoza cyane. Iriya poste yo niwe wayishyiriyeho, ariko yashyizeho akadomo, nta rindi jambo yavuze. Gusa usesenguye imvugo n'amagambo, context iri mu byo yari yanditse, bigaragaza yuko urugo rwe cyangwa se mariage ye isa nkaho iri gusenyuka cyangwa se itameze neza. Kugeza n'aka kanya Vestina ntarongera gucira hasi, ntarongera no gukorora ku bintu bijyanye n'amakuru amwerekeyeho. Poste rero yindi ya kabiri mwabonye, poste ya kabiri yindi mwabonye aho umuntu yaje agashyiraho ifoto y'umugabo wa Vestina, uriya Uedraogo, avuga yuko ngo ari umugabo w'inzozi ze, ngo afite amahirwe ndetse ari n'umuhire kuba mufite mu buzima bwe. Iriya yo siye, yaranayanyomoje amakuru, avuga yuko abantu bakwiye gusigaho bakanarekeraho gukomeza kumuhimbira ko biriya bintu batangaje ari fake news. Noneho hano numve nizere ko abantu musobanukiwe. Hano iyi poste ya mbere yo niye, ariko iya kabiri yarayinyomoje, bisobanura ngo aracyahagaze mu ijambo yavuze bwa mbere, agaragaza ko urugo rwe cyangwa se mariage ye ishobora kuba itameze neza. Icyo nicyo kintu twanavuga kugeza ubu. Kuri ubu rero ntabwo turongera kubona Vestina yakoze ikiganiro cyangwa se yananditse avuga ati jyewe urugo rwanjye rwongeye kwisubira, rwongeye ku relationship yanjye n'umugabo wanjye yongeye kwistoringa, tumeze neza ubu. Ntaho turabibona, nta naho turongera kubona atanga update avuga yuko ibintu bikomeje kuzamba cyangwa se ibintu bikomeje kuba bibi. Ni ukuvuga ngo rero ariko dushingiye ku bimenyetso n'ibigaragara, ndi kuvuga ku bimenyetso byo kuba yarakuyemo impeta, ibimenyetso byo kuba yarahinduye konte ze z'imbuga nkoranyambaga. Muribuka ko yari yaranditseho ko yitwa, yari yarahinduye amazina, yari yahinduye konte yaranditseho Vestina Uedraogo, yarashyize yarongeyeho izina ry'umugabo we
konte ze yarazihinduye, yahinduye amazina yari yaranditseho. Ikindi, kuvanamo impeta nabyo ubwabyo ni ikimenyetso gishobora kwereka yuko uwo muntu mariage cyangwa se umubano w'urugo rwe ushobora kuba utameze neza, duheruka rero baduha amakuru bavuga yuko ngo Vestine yasigaye Canada, aho twarabibonye no mu mashusho ubwo Vestina nako murumuna we Dorcas, yazaga akagarukana na manager wabo Irene Murindabi bavuye Canada, nyamara tubura Vestina. Abantu bibaza bati ese asigayeyo, ese byagenze gute? Vestina koko byaje kugaragara ko yari yasigaye Canada. Nyuma hari abantu baje kuvuga yuko ngo Vestina ateze indege ngo yerekeza Burkina Faso kureba umugabo we, kuko umugabo we deja yari yamaje kugenda, umugabo we yari yamaje gusubirayo already, yari yamaje kuva mu gihugu yagiye iwabo Burkina Faso. Abantu rero nyuma baza kongera kuvuga, ubwo byari mu bivugwa ko ngo Vestina yasanze umugabo we Burkina Faso mu rwego rwo kuganira, rwo kugira ngo baganire ku mubano wabo. Ibi nabyo ni amakuru y'ibyavuzwe ariko nta bimenyetso bifatika biri hanze uyu Vestina yigize ashyira hanze cyangwa n'undi wese umwegereye bigaragaza koko aya makuru ari ukuri. Kandi urumva ko nimba aramutse yaragiyeyo umubano wabo wakabaye ari mwiza, nibwo nyuma hasohokagira post yanyomoje avuga yuko ari amakuru atarayanyayo, atari we wanditse yuko ngo umugabo we ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, ko ari umuhire kuba mufite. Ibyo bintu yarabinyomoje kandi abinyomoza nyuma y'aho bavugiye yuko ngo yasanze umugabo we Burkina Faso. Kuri ubu rero Vestina ariho ubuzima navuga ko bucecetse, kugira ngo abashe guhosha, abashe kubanza kuzimya umuriro wari uri mu mbuga nkoranyambaga, aho buri wese yari yamufashe y'ijambo avuga ibyo yishakiye. Kuri ubu amakuru rero ari kuvugwa, ubwo nari kuvugwa biravugwa yuko ananiwe, kandi koko birumvikana nimba hari ukuntu Imana yatanze umugisha mu rugo, birumvikana amezi yababaye menshi, biravugwa yuko ngo ananiwe. Rero nibyo bihe yaba arimo n'iki, ntabwo yifuza stress ariyo yose y'abantu bongera kumufataho ijambo bamuvugaho ibyo bishakiye, banabivuga ku mwana we yitegura kubona. Ibyo ntabwo bari ibintu byiza cyane, sinabyiza rwose. Mu bintu mujya muvuga rwose mujye mwihangana, muvuga umuntu ku giti cye, ariko abantu bamukomokaho mujye mubareka bonyine, kuko ntibaba bari mu bintu byanyu. Ngayo nguko rero Vestina wacu, icyo nasaba ku bakunzi be, mukomeze mu musengere, na cyane ko iyo nta makuru ye turi kubona fatika, babisobanura yuko yenda ameze neza aribyo twifuza, cyangwa se nta nubwo ameze neza. Niyo mpamvu amasengesho yanyu mukwiye kujya mumuzamura, Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane rero, wakoze subscribe kuri Laila Wizishow, Imana ibaha umugisha. Nawe utarayikora kanda aho ngaho ku mukara, komeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video ikurikira, nakagaruka. Bye.